So guys, muri iki gihe hari ikintu abantu dukunze kwibeshyaho cyane guys, hari akantu ko kuvuga ngo ngiye nta mwanzi ngira. Nyine hari ukuntu nka gutya burya kugenda nijoro uri nk'ahantu mu rugero umuntu akakubwira ni se wacumbitse hafi nta mwanzi ngira, nta kintu ndaba. Nkubwire inshuti yanjye, uri umuntu uhumeka ufite ubwenge bukora neza, n'umusazi ubwe nawe ubwe agira umwanzi azwiho. Ni ukuvuga ngo uko waba umeze kose uri wa muntu wifuza kugira icyo ageraho, uko byagenda kose inshuti yanjye ntabwo wabura umwanzi, kubera ko iyo uvuze ngo ushaka kugera kuri iki ngiki akagira umuntu ubimenya, uwo nguwo havamo umwanzi wawe. Ati gute? Ni ukuvuga ngo hari igihe wifuza kugera ku kintu kandi kuko akabona ko uzakigeraho, we atapfa kukigeraho, ariko akavuga ati ngomba kukikugomya kugira ngo nawe utazakigeraho. Ni uko nguko umuntu agira abantu. Niyo mpamvu mpora nkubwira ngo uko waba umeze kose inshuti yanjye, muri iyi si nta muntu ubaho utagira umwanzi. Umuntu wese ufite ubwenge bukora neza, nubwo bwaba budakora neza, nawe wagira umwanzi. Upfa kuba uriho uhumeka ugenda abantu bakuzi bakubona, bayidawe ntabwo bishoboka ko wabaho nta mwanzi ugira. Ugira inshuti ukagira n'umwanzi. Rero kuba utabona nta muntu ugufata nabi ngo muhure usuhuze umuntu ntakwihorere, nta muntu wari wakubwira nabi cyangwa se ngo abe yagufata mu bundi buryo, ntukumve ko ari uko utagira umwanzi, kubera ko umwanzi ntabwo buri gihe agaragazwa n'igikorwa kibi agukoreye. Hari abanzi tugira bari nyabo, cyane cyane noneho umuntu uba ukwegereye ubwira ibintu byawe byose. Niyo mpamvu mpora nkubwira ngo mu gihe ugiye kubwira inshuti yawe ikintu, jya witonda tumwe na tumwe twisigaye, kubera ko ntabwo uzi nimba ari inshuti yawe bya nyabyo cyangwa se ari wa muntu nyine ufite icyo akugendaho. Ni ukuvuga ngo nk'uwo muntu abaye ari umwanzi wawe, ukamutekereza ibitekerezo by'ibyo wifuza kugeraho cyangwa se turi hafi kugeraho, akora ibishoboka byose akaba yakuvangira bikangirwa. Niyo mpamvu njye buriya ntabwo njya nkunda kugisha umuntu inama. Ikintu nshatse gukora ndagikora, cyakwanga nkamenya ko cyanze, ariko ntavuze ngo ni umuntu wakimpora. So guys, muranzi nitwa Mugisha nyawo, ngenda ndahambarabura, kureba sanditse subscribe kugira ngo n'izindi video ujye wabasha kuzibona mu ba mbere. Ndabakunda cyane, ciao. What?